Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ese ni he ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini muri aha ngaha hakurikira? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iri ni ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda, by'umwihariko ibibazo n'ibisubizo ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Nshimiye kuri buri umwe wese wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora nonaha, none komeze kuguha umugisha. Ndagusanga ngo biko gufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze gucika, ujye uba mbere kuba wahita uyibona. Bibutsa ko ijyaho saa 12 cyangwa se bumwe zikajyaho na saa 5 z'amanywa, kugira ngo bibashe gufasha muri bamwe mujye muba muri tayari kugira ngo muzikurikire. Ikindi kandi reka mwibutse ufataga kaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uriya munota wari kugira muri ibi bibazo. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti kunyuranaho bikorerwa. Ese kunyuranaho bikorerwa ahagana hehe? A. Mu ruhande rw'iburyo gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo inyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri hari iki? Ese ni A, ni mu ruhande rw'iburyo gusa, cyangwa ni B, igisubizo igihe cyose ni ibumoso? Ese ni C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese kunyuranaho bikorerwa ahagana hehe? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko mu busanzwe kunyuranaho ntabwo bikorerwa mu ruhande rw'iburyo gusa, nta nubwo igihe cyose bikorerwa ibumoso. Nk'uko tubireba mu ngingo ziri mu igazeti zigaragaza ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nanone bikaba byakorerwa iburyo mu gihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, cyangwa se mu gihe umuyobozi agiye kunyura ku nyamaswa ashaka kujya mu rundi ruhande. Aho ngaho aba ashobora kuzinyuraho anyuze iburyo. Bivuze ngo kunyuranaho ntabwo bikorerwa ibumoso gusa, nta nubwo bikorerwa iburyo gusa, ahubwo bishobora gukorerwa iburyo cyangwa ibumoso bitewe n'impamvu runaka. Tudatinze rero hano ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa gikurikira kisobanura iki, cyangwa se kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni umuhanda uzenguruka, cyangwa ni B, igice cy'umuhanda uzenguruka? Ese ni C, aho banyura bazengurutse, cyangwa ni D, ibisubizo byose nibyo? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C, aho banyura bazengurutse. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira. Bivuze ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, nk'uko muri kubibona kuri iki cyapa gikurikira. Kiba gifite ibara ritukura muri mpande eshatu, ikindi mu buso hakaba harimo ibara ryera cyangwa se ry'umweru. Ikirango ari byo ibi bice muri aho wagira ngo birazenguruka, ari byo ibimenyetso cyangwa ibirango mu ibara ry'umukara. Ibyo nibyo bice bigize ibyapa biburira. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ese mu gihe wakoze impanuka yo mu muhanda, cyangwa se igihe uhuye n'iyo mpanuka, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kuba wacyerekana mbere na mbere? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, cyangwa ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga? Ese ni C, uruhushya rw'agateganyo, cyangwa ni D, imikorere y'ikinyabiziga? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese mu gihe wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kucyerekana? Twandike hano igisubizo ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Hano mu gihe ukoze impanuka yo mu muhanda cyangwa se uhuye n'iyo mpanuka, polisi ihita igusaba cyane cyane guhita werekana uruhushya rwa burundu, cyangwa se icyo bita kategori mu rundi rurimi y'icyo kinyabiziga. Bivuze ngo iyo utayifite urumva aba ari ibyago byongera mu bindi, ariko nicyo cyangombwa polisi ishobora guhita igusaba kucyerekana mbere na mbere. Nkomeza kukwibutsa ni muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba gukora subscribe, ufungure inzogera
kandi ntibibagirwe comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 10 nibyo twateguye ku mugoroba saa 12 harajyaho indi video y'ibibazo 20 mube muri tayari. Byose ndagusaba kugira ngo ufungure inzogera kugira ngo iyo video nijyaho uhite uba wambere guhita uyibona. Tutinze rero n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? A. Umunyamaguru. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga. C. Umugenzi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni umunyamaguru cyangwa ni B umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese ni C ni umugenzi cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'iki? Twandike hano igisubizo ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Umuyobozi usunika ipikipiki aba agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se umuyobozi w'icyo kinyabiziga, kuko nk'uko muri kubibona no mu kibazo baravuga ngo ni umuyobozi usunika ipikipiki. Bivuze ngo nubwo ari gusunika iyo pikipiki ntabwo izina rye cyangwa se titire ye ntabwo yahindutse yuko ari umuyobozi, atari umuyobozi w'icyo kinyabiziga. Igisubizo ni B. Tudatsinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ese ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahagana hehe? A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ni B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ese ni C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahagana hehe? Twandike hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ikinyabiziga kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Ibisubizo byose nibyo. Byose biba bibujijwe aho hantu hose havuzwe, biba bibujijwe kuba wahagarara akanya gato cyangwa se akanini. Bivuze ngo hano ugomba cyokoza kuhagarara akanya gatoya, ariko ntabwo kuhagarara umwanya munini ntabwo biba byemewe. Tutinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye ni kirangwa n'iki cyangwa se ni cyagenewe bande? Ese igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye, icyo gice ni iki cyangwa se ni cya bande? A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B. Ahagenewe abanyamaguru. C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, cyangwa ni B. Ahagenewe abanyamaguru. Ese ni C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye, icyo gice kiba ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye, icyo gice kiba ari igice cyahagenewe inzira y'ibinyamitende, nibyo biba bigomba kunyura aho hantu byonyine. Igisubizo ni C. Tutinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda, kandi akaba afite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite, wamutwara? Ese hano uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe agusaba ko wamutwara ukamusiga ku wundi muhanda, ufite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabugenewe ufite, wamutwara? So hano uri umuyobozi w'ikinyabiziga wamutwara cyangwa ntabwo wamutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C.
yego usibye urugendo rugufi. D oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A yego wamutwara cyangwa ni B yego usibye urugendo rurerure? Ese ni C yego usibye urugendo rugufi cyangwa ni D oya ntabwo wamutwara? Ese wowe hano uwo muntu cyangwa se uwo mushuti wawe wamutwara cyangwa ntabwo wamutwara? Twandike hano igisubizo ni D oya ntabwo hano wamutwara. Utwaye velomoteri ugahura n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamwigeza imbere kandi yewe akaba afite n'iyo myaka 18 ariko nta yindi ngofero yabugenewe ufite, ntabwo uba wemerewe kuba wamutwara, kuko iyo bagufashe bakufata nk'aho wanyuranyije n'amategeko, bakaba bakwandikira cyangwa se bakaguhana. Igisubizo ni D. Komeza kukwibutsa niba muri mushyashya kuri ino channel, ndagusaba ngo ntusoze ino video udakoze subscribe nimba utari wayikora, udakanze kuri like kandi udasize na comment y'abantu tugiye kugira muri ibibazo 10 byateguwe. Bibutsa ko saa 12 hajyaho video nshyashya cyangwa se na saa 5 za manywa cyangwa se z'igitondo bitewe n'ukuntu ubyumva. Icyo gihe haba hashobora kuba hajyaho video nshyashya, ngusaba ngo ufungure inzogera kugira ngo ntakagire video nimwe muri izo tuba dusohoye igucika. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti hejuru y'aka kanunga, ese hejuru y'aka kanunga uba ugomba kuhakorera iki? A. Nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B. Nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, cyangwa ni B. Nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende 2. Ese ni C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hejuru y'aka kanunga kuhanyuraho biremewe cyangwa ntabwo byemewe? Twandike hano igisubizo ni C. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Hejuru y'aka kanunga nk'uko bigaragara, aka kanunga karenda kuba kameze nk'ahari dodani cyangwa se ahandi hantu hameze nabi, ntabwo kunyuranaho ibumoso mu gihe ubonye iki cyapa aho hantu, ntabwo kunyuranaho ibumoso aho hantu biba byemewe. Igisubizo ntabwo kunyuranaho ibumoso byemewe. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa? Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni feri y'urugendo, cyangwa ni B. Feri yo guhagarara? Ese ni C. Feri yo gutabara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri itari gukora neza, ubwo buryo bwitwa ngo iki? Twandike hano igisubizo ni C. Feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro kandi muri icyo gihe feri ikaba itari gukora neza, ubwo buryo buba bwitwa feri yo gutabara. Kugira ngo ubyumve neza, nta mwanya munini tuba dufite hano, uba ugomba kuba wanyandikira kuri iyo nimero nkagushyira muri groupe ya WhatsApp, ugahura na bagenzi bawe babyumva cyane bakabigusobanura, cyangwa se nanjye ukaba wambaza ariko binyuze inyuma mu gikari kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifunga ibiziga 4 ni? Aze mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifunga ibiziga 4 bungana iki? A. Ubwo buremere bungana na toni 24. B. Toni 10. C. Toni 16. D. Toni 53. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Toni 24 cyangwa ni B. Toni 10. Ese ni C. Toni 16 cyangwa ni D. Toni 53. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ubwo buremere buba bungana iki? Twandike hano igisubizo ni
A toni 24 mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4, ubwo buremere bungana na toni 24. Ibibazo ndabizi harimo ibibazo ni ibibazo bitatu bikunda gucangana, ari ikivuga ngo uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko ku binyabiziga bifite imitambiko 3 gusa, ari n'ikindi kivuga ngo ku binyabiziga bifite imitambiko 3 gusa cyangwa irenga, ndetse n'iki ngiki cyabajijwe nonaha. Ibi byose bikunda gucangana, ariko mujye mumenya kubitandukanya. Cy'imitambiko 3 gusa aba ari toni 12, icy'imitambiko 3 cyangwa irenga aba ari toni 16, naho iki ngiki kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 aba ari toni 24. Ibyo bibazo ndabasaba ngo mujye mumenya kubitandukanya kandi mubyumve neza. Niyo mpamvu hano igisubizo tubonye ko ari A toni 24. Asugize amanota ngahe muri ibibazo 10 byari byateguwe? Ndagusaba ngo yanyandikire muri comment. Ikindi kandi wowe ugejeje kuri uno musozo w'ino video, ndagushimiye. Imana ikomeze kuguha umugisha. Reka nshimire buri umwe wese wanyumvishe agakora subscribe, akaba agiye gusiga like n'ino comment, ndetse akaba agiye no kwisharinga inshuti ze cyangwa kuri stati. Imana ikomeze kumuha umugisha. Ngiye mu bantu umunsi ku munsi, nitwa Jemuve. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.